igeremo n'abanaga n'umukecuru nabo namuzi ababyeyi sinzi ngo mama bahe papa bahe sinzi ngo unaturutse mu kahe gace bisa n'ukumva ngo ni ibyumba ariko ntago mbizi ngo ni hehe. Umukecuru yaramfasha nk'uye ku gishanga naraye mu gishanga byarancanze narabuze iki. Mbanje kubasuhuza rero bakunzi ba Beriki TV, reka mbifuriza amahoro ndetse n'ibyishimo, reka mbifuriza urukundo ndetse n'umutekano, ndetse reka mbabwire ngo Uwiteka Imana akomeze kugendana namwe kandi abatiza imbaraga zo kugomeza gufasha aba batishoboye, aba babayeho nabi, izi mfubyi ndetse aba bapfakazi ndetse aba bana bo ku muhanda ndetse n'aba bakene babayeho ubuzima ubona ko bubabaje kandi buteye n'agahinda. Nyamara nshimira n'abantu mukomeje kujya mu muryango Beriki Foundation, umuryango wo gufasha abatishoboye baba abasaza ndetse n'abakecuru. Beriki Foundation rero ni umuryango wabashyiriweho n'umwe mu bana b'abasore witwa Beriki wo kugira ngo ubashe gufasha abatishoboye ndetse ubashe gufasha abana mu mashuri kugira ngo abana bo ku muhanda basubire ku ishuri. Ariko ntago yabyifasha wenyine, ahubwo twafatanya twembi nk'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange. Reka tumuhe ikaze rero, nawe n'umwana w'umusore ari kubona ko abayeho ubuzima bubi ndetse bubi cyane. Reka tuguhe ikaze kuri Beriki TV. Amakuru yawe bro? Amakuru ni meza gakeya. Amakuru yawe ko tugusanze hano nyine ubona ko ubuzima batubwiye ati yarari umutipe wibera mu kizu kiraho ariko nta buzima afite, nta kubaho kabisa, abayeho ubuzima bukakaye. Ati natwe twabyaraducanze, utekera mu nzu amashyiga, nta buriri ufite mahanga, uryama gute ubundi muri rusange? Buriri aho y'inzu kugira ngo nyigeremo n'abanaga n'umukecuru nabo namuzi ababyeyi sinzi ngo mama bahe papa bahe sinzi ngo unaturutse mu kahe gace bisa n'ukumva ngo ni ibyumba ariko ntago mbizi ngo ni hehe. Umukecuru yaramfasha nk'uye ku gishanga naraye mu gishanga byarancanze narabuze kirengera, nsanga mu gishanga njyana mu rugo, anyaje kunyara mu rugo anjyana kwiga. Ngeze kwiga nkajya njya kwiga nkabona ndi umuhanga, kabona ni ukwiga gusa. Rimwe njya kwiga ntacyo saa 10 mwambwira ni rero mu bana nabyaye ntago urimo, igendere ujye gushaka ubuzima nyine nk'abandi bose, ntago ari wembo bikigali wenyine. Birangira nje gucya mbona iyi nzu nkajya nirwa hano gucya hanze ubona nk'icyo kinani, nkabona inzu nta muntu utahamo, ngeze aho inzu nkajya nyinjiramo nkaryama nkabona nta muntu urimo, nta muntu uje gukomanga, imvura yagwa nkahaguruka nkajya mu nguni, urabona ko amabati hose yararangiye. Nkaryama imvura yagwa nkahaguruka nkareba ahantu mu nguni nitsimba, bugacya ntagenda nahura n'umuntu yangirira neza akabamaye agapira ko kwambara, akabutura ko kwambara. None ubu dore narwaye, noneho meze nk'ikimuga, nta na kirengera n'icyo kurya, noneho narakibuze ubusina nakirya. Ni ibibazo nyine gutyo. Warwaye amaguru? Narwaye amaguru. Nk'iyi nzu kidakingwa nta rugero ubaho, uyiraramo gute nta matera? Ubona kiva y'imvura iguye muri iyi nzu basi ubaho ubuhe buzima ko abana bo mu mihanda babayeho nabi? Wowe ubayeho ubuhe buzima? Jewe imvura iguye nukuyiza ahangaha nyine nkikingwa, urabona ko hose harava ariko ntago byaba bimeze nk'uko n'abandi hanze. Ndikinga nkagenda mu hantu bamenye nk'imyanda cyangwa se mu kimoteri nkareba nabotora igishashi natora igikarito nkareba uko naryama ku gikarito. Kubw'amahirwe nkumva inyoni ziri kuvuga burakeye, nkagenda nabona unyikoreza agafuka yaba ari ibiro 200, iyo mfite imbaraga kankiraho, cyangwa se n'ibiro na senkani nkajya kubona nkabona arambwiye ni ngwino tugende mu rugo baguha ibiryo, nkaba ndariye
nagera aho ngaho ho nabona aho abana bajugunye ikijumba cyangwa iki nkatora nkarya kugira ngo nadapfa. Ni ubuzima bwambayemo, ubwo nibwo buzima mbayemo bubi gutya. Nibwo buzima ubayemo. Uri umusore mutoya nuko ubaye ubuzima bubi. Wibaza ko kubura ababyeyi bawe nta n'umuntu ujya ukubwira inkuru z'ababyeyi baho bari? Namenye ubwenge gutya rwose nta mubyeyi, n'izina ry'umubyeyi naryo nzi. Kumva ni umuntu twigeze guhura nka hano Kigarambwani, usi wowe kanaka, nkumva izina ari kuvugana nubwo ndizi, nkumva na papa ari kumumbwira, ariko nkumva bigeze kujya bamuvuga, ariko ngewe kuva namenya ubwenge sinzi umubyeyi wanjye umbyara, nta numwe nzi. Ni gutyo ubwo ngubwo iyo mbonye umuntu nkaho hose nk'abari abakarani, nk'iyo mbonye umukarani ateruye nk'ikintu cyangwa se avuye nko kuzana nka kuri abapakurura ibitunguru n'indimu, nkaba nagiye ndimo akambwana kirujye kurya, cyangwa se nkagenda mu murima w'umuturage mu bijumba mbona byanze neza abacukuye ikijumba nabwo yanyirukankana, dore gutyo ubona amaguru noneho nahinamiranya amaguru sinyibasha kugenda. Rwose ubu ni ukuzagwa mu iyi nzu, keretse rwose mumpaye ubufasha mukamfasha, wenda nkajya mbona icyo kurya cyangwa se wenda mukamvuza kano kaguru wenda. Kuko kubaho umubyeyi we nta mubyeyi nzi, wenda ngo ndajya mu muryango, nta muryango nzi. Urumva uzi umubyeyi wajya no mu muryango. Nko mu wangaha gusohoka ntugusohoka nkakururuka, ntakicara hanze nkabona umunsi ukaba wanashira nta n'umuntu uje nko ku cyumweru nk'ibyo bishanga hari bahinga, urabona ko ibintu byose babimazemo baranabirukanyemo ngo nta n'umuntu uzongera ngo guhinga mu gishanga. Ubwo ngubwo rwose ni ukuzagwa mu iyi nzu, keretse Imana imfashije nkabona ubufasha rwose. Hano bagira neza se bajye bagira nta shuka ufitemo hano, nta matera, nta ki, ni inzira irangaye gusa uryama gutya ubona ni gutya. Ubu ngubu gutya ubona ameze ahangaha niho hatavu. Numvaga ko kubera ko mba nabasha no kugenda, numvaga ko ndiyicarira hano gutya, imvura iyiguye ubwo nyine ubujojo burankubita nkabona irahise kubw'amahirwe. Rwose ubufasha nasaba ni mwebwe nkamwe muba mumbonye, sinzi wababwiye ko napfiriyemo hano, nduzi ko ari ugupfa. Rwose ubufasha nasaba ni mwebwe mukamfasha, wenda mwangeza kwa muganga, mwanshakira umuntu wenda niwe waba umukecuru. Uramutse ukize ntago wabasha kujya gukora ishuri ry'imyuga, cyangwa se ngo umuntu, hari abagira neza bashaka kukubwira ati va mu buzima urimo kuba warabuze ababyeyi. Hari abandi babyeyi, ntago umubyeyi ari uwakubyaye gusa, yego, ahubwo hari n'abandi babyeyi bashobora kukugirira neza. Rwose ikintu cyose uramutse ukiza ku kaguru ugakira iyo ndwara urwaye, ntago washobora kujya, cyangwa umuntu wabona akazi, umuntu yagushakira akazi ugakora, ntago wabishobora ubuzima. Imbaraga ndazine, imbaraga nakize naba nzifite, akazi kose wandangira nta kazi kapfa kunanira. Kuko ubuzima nabayemo urabwumva ni bubi, niyo kaba ari ako kuvidura tuwarete, niyo kaba ako kugira ute, mbo ndabonamo icyo kurya nkaramuka, nakihangana nkagakora kandi nagashobora. Babyeyi rero nk'uko mubizi dukora inkuru nyinshi zitandukanye. Benshi muraza kwibaza ati se uru rubyiruko rurazira iki? Kenshi urubyiruko ruzira ubukene cyangwa se rukazira n'imiryango yabo. Uyu mwana w'umusore twasuye aba mu nzu irimo amashyiga 3 ndetse n'ibintu byandagaye maho. Ni umwana w'umusore uba ahantu mu nzu, inzu izu kitabona ndetse ikizu kiva, ubona ko ari inzu ishaje, atari yo kuryamamo nk'umusore w'umwana ungana uku nguku. Ushobora kumubona mu kiganiro kibaza ko ari mukuru. Erega burya n'iminsi kuza umuntu ndetse n'igihe gikuza umuntu. Erega n'ubuzima bubi bukuza umuntu, ugasanga wari ufite imyaka 18 nameze nk'umuntu ufite imyaka 30. Ushobora gusanga uyu musore imyaka afite atari myinshi cyane, ariyo turi buze no kumubaza. Aho twatembereye ni mu bice bitandukanye bya Kayonza. Ni umusore ubayeho nabi, ubona ko ababaje. Yavutse nta muryango afite, avuka ababaye ndetse ateye n'agahinda. Agahinda afite na n'ubu nuko agejeje iyo myaka yiwe atarabona ababyeyi be. Erega mubyeyi aho uri, niba koko uzi ko uyu mwana ari uwawe cyangwa warabuze umwana, shishoza neza udasanga ari uyu musore ubayeho ubuzima bubi kandi wowe ubayeho ubuzima bwiza. Ese wibaza niyo mpamvu ituma abana bajya ku muhanda? Igituma abana bajya ku muhanda ni uko ubuzima bwabo baba bubayeho nabi. Nk'uwitwa Musanza, ese yarahatanira umwana wo ku muhanda? Ese niba abawe bameze neza, barya ndetse bakanywa, ntabwo ushobora kugirira neza umwana w'umusore we?
impamvu twibanze ku bana b'abasore nuko bababaye ndetse bateye agahinda, nyamara amaraso mashya niyo azateza igihugu imbere. uyu ejo yavamo umusirikare, yavamo meya ndetse akavamo n'undi. Niba mu ishuri yarabaga uwa mbere, utekereza asubiye ku ishuri byagenda gute? Ngaho basi korera impuhwe zawe, ugire neza, ubashe gufasha uyu mwana. Ese wakishimira ko imvura yamunyagira umuvu ukamutwara? Ntuze kwibaza ngo ese kuki adafashwa n'ubuyobozi. Erega ubuyobozi nabwo ntacyo budakora, kandi bukomeza gufasha abantu benshi batandukanye. Hari n'abo bufasha maze ubuzima baba bashyizemo bwiza bakabuvamo, kandi koko umuntu agomba kwigira. Kandi naberega aho batari, reka tuhababere. Ntabwo abayobozi ari bo ngombwa ngo batembagire igihugu cyose, natwe turi urubyiruko rw'igihugu. Mubyeyi aho uriho wicaye, wiryama ngo usinzire ubizi neza ko hari undi ugiye kurara nabi. Icyo Imana yaguhaye, shimbura ku mugati ugiye kurya basi musangire, ejo Imana izakongera uwundi. Umusabire n'imigisha ku Mana, nawe abashe kugira icyo abona. Umwana w'umusore ababaje kandi ateye agahinda. Ibaza ari nk'uwawe uraha, nubwo koko bidashoboka. Erega twese ntabwo Imana yaduhaye ubuzima bumwe, ahubwo yaduhaye ubuzima bwo kugira ngo tubeho twese. Ngaho basi icara, utekereze wibaze, se abana batuye igihugu bari ku muhanda cyangwa se batuye isi, nta kintu na kimwe ushobora kubamarira? Birashoboka ko bakibamarira. Ni ukute wabigenza rero? Hasi aho harimo nimero, ndetse harimo naho ushobora kwandika muri comment ko hari ushobora kugira icyo umarira. Tumukugeho cyangwa ubutumwa bwawe tukabumukugerezaho. Hari inkunga nini ubuhaye Beriki Foundation, ariyo Beriki TV. Ndetse hari inkunga nini ubuhaye abana b'igihugu ndetse abana batuye Afrika. Erega mama ntago ari uwambyaye gusa, nawe aho uri wicaye uri mama wanjye. Ntago mukuru wanjye ari wo tuvukana, nawe aho uri mukuru wanjye. Ntago mushiki wanjye ari wo tuvukana. Benshi barakwanga ahubwo ugakundwa n'abandi. Dukomeze n'inkuru y'uyu musore atubwira noneho uburyo abasha kubona isabune yo gufura cyangwa se imirire ayibona gute. Hanyuma ubona isabune yo gufura gute? Isabune nafura iki ko nta myenda ngira? Gutyo ubona nsameze, iyi myenda niyo mfite, nayo ni umugira neza wa Musanze aho ngaho hanze ndyamye nambaye ubusa aje kuyihingana. Arambwira no kugira ngo wambare ubusa nje kuyihingana, reka mpingane iyi ngiyi nje nambaye, ufate uyu mupira n'ipantaro byambare. Urabona ko nta nkweto, nta bodaboda, no gutora bodaboda nizo natoye sinzi nabuze. Bari bamaye utujumba mbura ikintu nucanisha kubera kutavaho ndi, urazicana. Mbona bivuze ngo wacanye inkweto wambaraga kugira ngo ubone uko urya, kuko ntacyo icyo kijumba nabwo inkweto zicanye zinuka. Wari ibiryo binukamo? Ni ikijumba nashyize, nafashe bodaboda, urabona ayo mashyiga yanjye, mfashe ibijumba, byari ibijumba 3 uwo muntu yari amaye, nawe yaravuye kubigura, ariko arebye uburyo mbabaye kumurusha, arambwira no kugira ngo wicwe n'inzara upfe umwuka ugushiremo, nari nguze icyo nusu cy'ibijumba, kiraho ibijumba 3 nubirya ntacyo urabanza. Nagira n'ikibiriti, ndeba kuba nakicwa n'inzara no kubekera n'ubundi inzoka zikandya. N'ubundi bodaboda nizo nari naratoraguye nkikibasha kugenda nzenguruka gutyo ngo ndebe ko hari uwamfasha. Bodaboda nzokesha icyo kijumba ndakirya. Ubu nta bodaboda, nta sabune, nta amazi. Ubwo ngubwo gutyo ubona gutya maze amezi 4 nicaye hano gutya mw'iyi nzu, nta gusohoka, nta kugira ute. Nta bikoko byakwinjira hano mu nzu? Nta gikoko ndabona. Ntago Imana rwo, Imana nayo erega ibireba. Ntago Imana ishobora gutuma icyo gikoko kindya. Wenda ni Imana nibona byanze, wenda izamamagara nyisange. Rwose naramaye mbayeho nabi n'ubu buzima. Yes, urifuza ko abantu bashobora kugufasha iki noneho kugira ngo wowe ugire icyo wiyakira abantu bari kukureba? Ikintu bamfasha wenda bamfashije banyishyuriye nk'iryo shuri wenda ry'uwo mwuga, nkaba namenya nko kubaza icyo giti, cyangwa garaje, cyangwa kujya mu igaraje, cyangwa si igaraje. Kandi bitewe n'ubushobozi bwabo n'ubwo bukarani babunyishyuriye, nkaba nabona ayo 500 yo kurya. Ko kwishyurira ubukarani wamaze gukira wenda ako kaguru. Ako kaguru bakubwiye ko kakira? Akaguru bambwiye ko kakira, nabwo ni umutsi wikanze kabyimba gutya, bambwiye ko kanakira vuba. Ubona nari nabuze uko mbigenza, ndagenda ngiye ahantu mu gishanga hirya iriya, mbona umugenda urimo ibijumba ariko barawukuyeho. Ndavuga ngewe kugira ngo nicwe n'inzara mpfe burundu, hasi reka nicwe n'inkoni cyangwa se
fire muri gereza njya mu mugende w'ibijumba ndacukura ikijumba kimwe ncukura icya kabiri nyishyira mu mufuka w'ipantaro yanjye ubona ngiye ko mbona nyirabyo aturutse hirya ndirukanse ndiruka abankubise agiye kunkubita umujugujugu mba ndasimbutse simbuka umukingo muremure niko kugira ngo akaguru kamere gutya. Yes, rero babyeyi mugira uko mushoboye, mugira uko mukora, abafite amagaraje mushyire umwana mu igaraje yige ukorera umugisha. Nyamara utekereze impamvu wabonye iryo garaje warakoze koko ariko n'Imana yabigizemo uruhare iguha imigisha kugira ngo ubone ibyo. Girira umwana umwe w'igihugu cyangwa se ugirira umwana umwe uri ku muhanda ubuzima bubabayemo, umugirire impuhwe ugira icyo wamumarira mu buzima bwawe. Kabone rwamushyira mu ishuri ry'imyuga akiga ariko yakinga kandi Imana ikabiguhera umugisha ikanakongerera n'ibindi. Reka njye mbashimire cyane rero yari Stone w'Abanyarwanda mubana kuri BRK TV, ndetse mbabwira ngo Uwiteka Imana akomeze kubaha imigisha abongerere n'amahirwe yo kubaho. Reka mbabwire ngo bye bye.